Turongeye turabashimiye tubaha ikaze uyu munsi turebera hamwe igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Imana ikomeze ibahe umugisha ko mukomeje kumfasha gukomeza guhugira mu by'Imana aho kugira ngo duhugire mu bindi by'isi. Imana ikomeze ibahe umugisha mwebwe mwemeye ko dufatanya. Hakomeza inkuru muri iki gitabo nyine cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, hakomeza inkuru yo mu gitabo cy'ingoma za mbere. Iki gitabo gifite amateka y'umuryango wa Dawidi. Uwa mbere ni Salomo, nyuma n'abamukurikiye bayoboye ari abami b'Isiraheli. Iki gitabo ntikirangirana no kugwa k'ubwami bw'amajyaruguru, ahubwo harimo no guhabwa uruhushya n'umwami rwo gusubira mu gihugu cyabo, bakava mu bubata bagahabwa igihugu cyabo. Ibice by'ingenzi bikigize: icya mbere, gutegeka kwa Salomo. Igikorwa gikomeye Salomo yagezeho kwari ukubaka urusengero, gutegeka ibyabaye mu gihe cy'uburumbuke muri Isiraheli. Umwanditsi yirengagije amakosa ya Salomo. Igice cya kabiri kitubwira ivugururwa mu gihe cya Asa, guhera hariya mu gice cya 14 umurongo wa mbere gukomeza. Igice cya gatatu muri ibi bice by'ingenzi kitubwira ivugurura mu gihe cya Yehoshafati, uhereye hariya mu gice cya 17 guhera ku murongo wa mbere ugakomeza. Igice cya kane kitubwira ivugurura mu gihe cya Yowasi, guhera hariya mu gice cya 23 ku murongo wa mbere gukomeza. Igice cya gatanu muri ibice by'ingenzi kitubwira ivugurura mu gihe cya Hezekiya, nabyo wabisanga hariya mu gice cya 29 guhera ku murongo wa mbere ugakomeza. Igice cya gatandatu muri ibi bice by'ingenzi kitubwira ivugurura mu gihe cya Yowasi, nabyo wabisoma guhera hariya ku murongo wa 34 guhera ku murongo wa mbere gukomeza. Imana ibahe umugisha nibwo twari tubanye turebera hamwe incamake z'iki gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Imana ibahe umugisha. Murabona ko ntabwo biba bitinze, iminota ingahe ukiyumvira iby'Imana cyangwa se ukareba iby'Imana, biruta kuba waba uri hanze ureba ibindi bintu by'urukozasoni. Ariko sinzi impamvu nkunda kubivuga, rubanza abantu babireba narabibasiye, ariko mwihangane nyine nuko kubireba ngiye mbyita nko gupfusha igihe ubusa. Hari abantu bajya bavuga ngo natanze umwanya wanjye, ngo nagiye mu by'Imana, ariko umuntu nta mwanya agira, we umwanya wose aba ari uw'Imana. Ahubwo tuba tugomba guha Imana ibyayo, iyo minota tukayikoresha dukorera Imana, tukayikoresha tubwiriza, tukayikoresha turirimbira Imana, tukayikoresha dukora imirimo myiza tuzahemberwa, tukayikoresha twihana, tukayikoresha dukora imirimo y'urukundo. Imana ibahe umugisha. Ibi bintu by'Imana rero ni ibintu byo kubahwa, ni ibintu, ntabwo ari ibintu byo gupfa kugenda gusa ngo umuntu agenda avuga ngo arakaze ngo akubite hariya. Oya, buri munsi tuba dutegereje, tuba dushaka ko Imana yatugirira neza, yatuvugurura, kuko iby'Imana ntabwo bimenyerwa. Ubushize nibwo navuze ngo iby'Imana ntabwo ari chemistry wayiga ukagenda ukayitsinda. Imibare wayiga, usibye ko nayo hari igihe uyiga ntuyitsinde, wayiga ariko ukagenda ukayitsinda. Ariko ibi by'Imana nta muntu wavuga ngo arakaze, ubwo avuze ko akaze ntabwo yaba yemera Imana. Ubwo yaba ari we Imana yenda ubwo ngubwo, ariko Imana ikomeze itugirire neza. Hanyuma ubutaha tuzakomerezaho n'ikindi gitabo cya Ezira, kuzageza ibi bitabo byose uko ari 66 tubishoje.
kandi ndakeka ko hari ikintu kizasigara muri twebwe, uzajya ujya gushaka igitabo cyangwa se inkuru uhite umenya ahantu iri, kubera ko buri gitabo uzaba wamenye incamake yacyo. Hanyuma Imana ikomeze ibahe umugisha, ikomeze ibarinde. Ikintu nabifuriza ni ukuzagira iherezo ryiza ryo kuzabana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru, ariko tukiri na hano ku isi tugakomeza tukagira urukundo, dukora n'imirimo myiza. Imana nayo igakomeza kuduhindurira amateka no kudufasha. Imana ikomeze ibarinde.